nimuhagarike imitima, abanyarwanda nimuyihagarike, abanyamerika, yamwe b'ibihugu bitandukanye, nimwizere Imana, nimwizere Imana, nimwizere Imana, nayo Kristo muyizere, na Kristo mumwizere, kuko ni umugabo ushoboye, ni umugabo ufite imbaraga, ni umugabo wihagije. Bamwizera bafite ubwoba, ariko abantu bamwizeye, abantu tumwizeye, nimuhumure ijuru tuzaritaha. Abantu tumwizeye, turi mu isi hari impamba y'urugendo, abantu tumwizeye, mw'uyu mujyi wa Kigali neza y'Imana iracyahari, abantu bamwizeye bari hirya hino, ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba. Shediba tela silema, mwebwe nimwizere Imana, nimwizere Imana. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza, ariko wowe ntujye uhemuka. Abantu baba bafite gahunda yo kwizera abantu, ndagira ngo mbabwire ngo murasigaye. Abantu umuntu ni umuntu, ariko niwizera Imana. Umuntu wizeye Imana nta kintu ajya yiburana. Muririmbyi yararimbye ngo iringira Imana, uyiringira ntabura amahoro menshi adashira. Bibazaga uko byagenda aramutse abakuweho, uwabatuburiraga amafi n'imigati, uwagiye ubarengera, wa wundi babonye akiza indwara, baratekerezaga ngo aramutse adukuweho atakiri muri twe twamera dute. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, tunejejwe n'Imana. Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Tunejejwe n'Imana ivuga bikaba, tunejejwe n'Imana ihanika ikirere, tunejejwe n'Imana yaduhamagaye, tunejejwe n'Imana ivugana natwe. Uko bwize nuko bukeye, tunejejwe n'Imana umuremyi wese, tunejejwe n'Imana ituma tubaho, ituma tubyara. Imana iteza ikibazo igakemura ikindi, tunejejwe n'Imana nyiri urugamba turwana. Shedimayitela silema, duhamagaye Imana mwe. Yes, turabasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanya mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza, niba ari gicamunsi mugire igicamunsi cyiza. Abatarafite amahoro tufurije amahoro kugira ngo Imana ibahe amahoro, abatarafite ibyiringiro Imana bongere byinyo kuko ari nyiri byiringiro, Imana ibahe inkomezi. Abapfushije namwe ntabwo tubibagiwe, turavuze ngo Imana ibakomeze kuko ari yo nyiri inkomezi. Hanyuma imbere ya kamera z'Iramiro TV turabona umushyitsi, ntago ari umushyitsi ahubwo yabamaze kuba umusango. Muraho neza mubyeyi? Aho cyane. Umeze mute? Ndaho ndashima Imana. Imana ihimbazwe. Amen. Noneho rero ndagira ngo wibwire abantu bashobora kwakubanya umunsi ari ubwa mbere, kuko ntago ari ubwa mbere agiye guca ku Iramiro TV. Ndagira ngo bibwire ari nk'umuntu ukubonye umunsi kuvuga ati uyu mubyeyi mbonye mwikundiye, ndumva rwose namenya amazina ye. Witwa nde? Ndi umugore, nitwa Mutoni wa Esther. Mfite umugabo n'abana 4 nabo ndera. Yego. Ndi umukristo nge n'umugabo, teranira mu itorero rya Birembo muri ADPR Paroisse n'Ikinyinya. Kristo naduhana umugisha. Amen. Amen. Wadusengera Imana? Yego. Yego. Uri Imana data. Haleluya. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Yego. Uri Imana nzima. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uri Imana twabonye ku manywa na nijoro, uri Imana twabonye mu bikomeye, uri Imana twabonye itaradutaye, uri Imana yatubereye umuvugizi, uri Imana itubeshejeho. Ni wowe Uwiteka, Imana isumba izindi mana abantu biyitirira. Turagushimiye aka kanya mu izina rya Yesu. Twifatikanyije n'abari mu iki gihugu n'abari hanze yacyo, mu bice bine by'isi. Yesu umwana w'intama w'Imana, tunejejwe n'Imana, tunejejwe n'Imana mu
imitima yacu tunejejwe n'Imana. Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Tunejejwe n'Imana ivuga bikaba. Tunejejwe n'Imana ihanika ikirere. Tunejejwe n'Imana yaduhamagaye. Tunejejwe n'Imana ivugana natwe. Uko bwiza nuko bukeye. Tunejejwe n'Imana umuremyi wese. Tunejejwe n'Imana ituma tubaho, ituma tubyara. Imana iteza ikibazo igakemura ikindi. Tunejejwe n'Imana nyiri urugamba turwana. Duhamagaye Imana mw'iki kiganiro, muri iri jambo ry'Imana turasenze uko yabanaga natwe cyagiye, uko yabanye n'abagiye kucyumva. N'ubundi yongera igaruke, kuko niyo ya mbere, niyo twakoreye tuyibonamo byose twibaza. Niyo Mana y'ubugingo, niyo ifite gukomera. Aka kanya rero turaritse neza y'Imana, bwami bw'Imana turabuhamagaye. Twebwe tubura Imana yacu iboneke, kandi umuririmbyi yahimbye ngo hataboneka umwe muri twuvuga kananiwe. Udushoboza ni Kristo ukunda ibyiza byose. Haravuga ngo ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye. Natwe tuje bugufi bw'Imana kongera guhugurana no kuganira na bene data, twibuka ineza y'Imana, twibuka uburyo Imana yagiye turamira. Turasenze rero ngo Imana igaragare mu iki kiganiro. Twebwe tubakanwa k'Imana, Imana yivugire kandi iganiriza imitima yose iguye isari, yongera ivubira imvura. Kandi ubu tukiri ku mavi dukeneye ubwiza bw'Imana. Urakoze Yesu kuri hagati muri twe, tubisabye mu mazina atatu, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Tuguha ikaze kugira ngo tugezeho icyo Imana yagupfunyikiye, gipfunyirira abantu ku Iramiro TV. Murakoze cyane. Ndumva kamanze ndirimba igice kimwe cy'indirimbo y'Ijana na 21, hanyuma dusoma ijambo ry'Imana. Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Amurika Yesu, amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Haleluya, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Hanyuma turasoma mu bice byaho 14. Ni ijambo numva ryanyoheye, ntago ndi kumva uburyo naribwira abantu, ariko ndumva nshaka kuribaganiriza. Yesu ashimwe, amen. Rifite umutwe uvuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma ahangaha turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14. Turasoma ijambo ryo ku murongo wa mbere honyine, hanyuma turasimbuka tujye no ku murongo wa 18. Nayo magambo y'Imana nshaka ko tuganiraho, hanyuma tugasenga Imana yacu nishimwe. 14 ibice 14 uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Hanyuma 18
aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri Imana ishimwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ndumva riryoshye kuri njye. Hanyuma ni amagambo Yesu yagiye abwira abigishwa. Ni amagambo Yesu yagiye abwira abigishwa, hanyuma ayababwira mu gihe Yesu yari agiye kubakurwaho. Hanyuma yagiye aganiriza abigishwa, akagenda baganiriza, ariko yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere Imana ishimwe. Ni Yesu wavugaga iri jambo. Yaravuze ngo arimo abwira abigishwa, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwebwe mwizere Imana nanjye ubwanjye njye Kristo munyizere. Yesu ashimwe. Impamvu yabibwiraga abigishwa, yabonaga imitima yabo ikutse, yabonaga imitima yabo yahabye, yabonaga imitima yabo ifite ubwoba. Bibazaga uko byagenda aramutse abakuweho, uwabatuburiraga amafi n'imigati, uwagiye ubarengera, wa wundi babonye akiza indwara. Baratekerezaga ngo aramutse adukuweho, atakiri muri twe twamera dute? Ndagira ngo mbabwire ngo yaravuze ngo bene data abizera ntimuhagarike imitima, nimwizere Imana nawe mumwizere. Imana yacu nishimwe. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo atahaba bene data mba mbibabwiye. Muri mwisi mukorera ijuru kuko rirahari, muri mwisi mukorera ijuru kuko rirahari. Mukorera ijuru, mukorera ijuru, mukorera ijuru, mukorera ijuru kuko rirahari. Haleluya. Mwebwe ntimuhagarike imitima. Abanyarwanda ntimuyihagarike, Abanyamerika, yamwe b'ibihugu bitandukanye, nimwizere Imana, nimwizere Imana, nimwizere Imana nayo Kristo muyizere, na Kristo mumwizere, kuko ni umugabo ushoboye, ni umugabo ufite imbaraga, ni umugabo wihagije. Yabwiye abantu ngo mwe kugira ubwoba, nimumwizere. Abantu batarimo bamwizera bafite ubwoba, ariko abantu bamwizeye, abantu tumwizeye, nimuhumure ijuru tuzaritaha. Abantu tumwizeye, turi mu isi hari impamba y'urugendo. Abantu tumwizeye, mw'uyu mujyi wa Kigali neza y'Imana iracyahari. Abantu bamwizeye bari hirya hino, ntacyo tuzaba. Shedi batela silema. Mwebwe nimwizere Imana, nimwizere Imana. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza, ariko wowe nujya uhemuka Mana, ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urarikwiriye. Hanyuma abantu bafite gahunda yo kwizera abantu, ndagira ngo mbabwire ngo murasigaye. Abantu umuntu n'umuntu, ariko ni wizera Imana. Umuntu wizeye Imana nta kintu ajya yiburana. Muri byararibye ngo irigira Imana, uyiringira ntabura amahoro menshi adashira. Haleluya. Yaravuze ngo ibyishimo byacu biva mu gakiza k'umucunguzi no mu rukundo rwe. We gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira uyizeye atyo. Imana yacu nishe.